Yeah. Murakoze. Amazina ni Niyitegeka, coordinator wa Youth Volunteers mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Muri uyu mwanya tugiye gusobanura ibijyanye na application izadufasha mu gukora igikorwa cyo gufasha abaturage kwishyira mu byiciro by'ubudehe bishya. Tuzakoresha application yitwa CS Entry. Twese tuzi kuyidownloadinga kuri App Store, tuzi no kuyinstalla bisanzwe dukoresheje link twahawe, dukoresheje username na password. Iri application tuzakoresha twinjiye mu bikorwa nyirizina mu minsi 8 kuko nibyo bitureba cyane. Tuzakoramo iminsi 5 aho tuzakora listing, dukore na roster. Indi minsi 3 tuzakenera gukora cyangwa se gufasha abaturage mu nteko z'abaturage bishyira mu byiciro by'ubudehe bishya. Tuhereye ku kajambo ka mbere mu magambo 7 dusanga dufunguye menu, akambere kitwa kohereza amakuru cyangwa se synchronization. Kadufasha mu kohereza amakuru y'ibyo tuba twakoze. Twavuze ko ahantu tugomba kuhitondera kuko niho hagaragaza umusaruro twakoze. Tubikenera kugakoresha mu gitondo dutangiye na nimugoroba dusoje. Kugira byumvikane neza tugakenera dutangiye tena tukagakenera dusoje. Byumvikana ko ku munsi tuzagakenera cyangwa se tuzagakoraho inshuro ebyiri. Igihe cyose dukora synchronization cyangwa se twohereza amakuru, dukenera kuba dufitemo telefone irimo connection, turi n'ahantu hari network iri full kugira ngo amakuru yacu agende neza. Iyo tubonye error nuko ibyo twakoze biba bitagiye neza. Ubwo igihe ubonyemo error usubiramo tena kugira amakuru yawe agende neza kuko niyo agaragaza umusaruro w'ibyo wakoze uwo munsi. Iri jambo kohereza amakuru mu minsi 8 yose tuzakora cyangwa se iminsi yose tuzakora, uzibuke kurikoraho 2 ku munsi, utangiye unasoje. Ijambo rya kabiri tubonamo ni ukubona amakuru fatizo cyangwa se import. Kubona amakuru fatizo import tubikenera tubona amakuru yibanze y'umudugudu tugiye gukoreramo. Import bikozeho haza guhitamo umudugudu no kuhindura nasohokamo, ariko dukenera guhindura umudugudu mu gihe kwa dufite undi mudugudu. Ariko tuzahitamo umudugudu, nituhitamo haza intara, akarere, umurenge, akagari kandi uzakoreramo, umudugudu ni wa wundi uzakoreramo. Iyo ukoze ku mudugudu ugiye kurura amakuru, haje ijambo rivuga ngo kubona amakuru fatizo. Kubona amakuru fatizo iyo hakoze naho dukenera connection. Dukenera connection na network iri full kugira ngo tubone amakuru ya zango zituye mu mudugudu, isango zifite amakuru y'ubudehe cyangwa se ibyiciro by'ubudehe. Ibi ngibi dusanga rimwe kuva kuri kuza kuri 4. Bivuze ngo dushaka kubona amakuru y'ingo zifite ibyiciro muri uwo mudugudu. Iyo wakoze rero ufite network, ingo biri kurura, ukabona ijambo rivuga ngo noneho watangira ibaza muri uyu mudugudu. Iryo jambo ribonye na error wabonye nuko amakuru yawe yaje neza. Iyo ubonye error naga amakuru y'uwo mudugudu wayabonye nubwo yaza yaje ari ibice. Bikeneye ngo uhakore network iri full kugira ngo uze kubona amakuru yuzuye. Iyo ubonye none watangira ibaza muri umudugudu nuko amakuru yawe yaje neza, itapi nayo tuyirangije. Hakaza kandi kari muri systeme tutabonye muri profiling bita amakuru y'isibo. Amakuru y'isibo tuba tugiye kwandikamo amasibo yose dufite muri uwo mudugudu. Ku makuru y'isibo tuzabikora dukeneye mudugudu n'abamutwara sibo. Mudugudu azaduhereza amasibo afite mu mudugudu, winjire mu makuru y'isibo, haze agataburo kanditseho ngo isibo 0 case, hasi hari agaplice, ko please tugakoreho, hazi intara, akarere, umurenge ni wa undi wacu uzakoreramo wawe, akagari kandi uzakoreramo, n'umudugudu wipotinze kare ari ukoraho. Nuhakora atatubwira ngo vuga izina ry'isibo ya mbere, aho tuzajyandikamo dukore kuri next. Bakubwira ati vuga izina ry'isibo kabiri,
naho uryandikemo ukore kuri next. Amasibo uzandikamo nayo wahawe na mudugudu kuko niyo asanzwe afite mu mudugudu we. Iyo amasibo yose arangiye kuko imidugudu ni inganya amasibo, ukora kuri next kusibo yongere bakubwira ngo hari indi sibo wongeraho, haza yego cyangwa oya, ukora kuri oya. Ukoze kuri oya, amakuru y'isibo aho ku makuru y'isibo iyo etape nayo birangiye. Hakaza etape ya kane bita listing. Listing idufasha kumenya ingo dufite mu mudugudu, izihari n'izimutse cyangwa se nizo turaza kongeraho. Bivuze ngo listing idufasha gukosora urutonde rw'ingo zizabazwa cyangwa se zizabona ibyiciro muri uwo mudugudu. Kuri listing nawe wakoze haza agatapuro kabiri aho ngaho, hakaza ngo listing 0 case. Hasi kabaraga please ugakoraho, hakaza intara, akarere, umurenge, akagari n'umudugudu, na wa mudugudu tena ni usubizamo washize muri import. Uko mudugudu washize muri import ni ufitiye amakuru. Iyo wakoze atubwira ngo izina ry'ubaza. Izina ry'ubaza ni wowe enumerata, ukora ku izina ryawe uzakoreramo iki gikorwa. Iyo urikozeho haza ingo ziri mu mudugudu zikaza ziri kuri alphabet. Byumvikana ko alphabet ya mbere tuzi ni A, ariko cyo sanga inabaye ba bitewe nuko muri uwo mudugudu namwe ndi mutangajwe na A. Ikingenzi ngomba kumenya ko nuko ingo zitazikwiyereka zihere kuri alphabet zikurikirana. Buri rugo rwose rero iyo urukozeho barakubaza ngo uru rugo ruracyaba muri uyu mudugudu. Twabonye ko listing no mu masibo tuzabikora turi kumwe na mudugudu na mutwara sibo gusa. Listing ni abaturage dukenera kuba bamwe ibibazo bibiri bibazwa mudugudu na mutwara sibo. Ugeze kwa ziriya ngo rero barakubaza ngo urugo rwa mbere ni urugero rwitwa Abayisenga, aracyaba muri uyu mudugudu, bakubwira ngo ni yego cyangwa oya. Iyo ukoze kuri yego hahita haza ya masibo ukamukarasa mu isibo ye cyangwa se ukamubishyira mu isibo atuyemo. Abayisenga aracyaba muri mudugudu ni yego. Icya kabiri, mu yihe sibo ya masibo ashizemo ku makuru y'amasibo yahita yaza yose ukamukorera ku isibo atuyemo. Iyo umukozeho abarangiye agahita ajya ahantu ukamenya hari 0 case atajyaho 1 case. Hasi tena usubira tena kuri kaga please ukagakoraho, hagahita haza noneho urugo batakubwira ngo hari urundi rugo ufatira amakuru ugakora kuri yego. Hakoze kuri yego haza urundi rugo rukurikiyeho. Byumvikana ko ingo zose ni gutyo bigenda. Iyo urugo rurangiye bwishyira muri kese zarangiye, ugakora kwa please bakubwira ngo hari urundi rugo ufatira amakuru. Iyo uvuze yego urakomeza. Aho ngo byumvikane ko ingo zose zo mu mudugudu cyangwa se zo wakuruye kare zibazwa icyo kibazo nimba zikiba muri uwo mudugudu. Urugo uzavuga oya nuko uzabatakiba muri uwo mudugudu, ariko nunavuga ngo oya narwo ruzivanga muri za kese zarangiye, bwivanga n'izindi ngo wavuze ngo zirahari. Kuko ni muri listing turi kuvangura ingo zihari n'izidahari. Aho hantu rero niho tuzakorera umugereka wacu, kuko twabonye ko listing ni ukumenya ingo zizabazwa yayibazwe muri roster twahuguwe batubwira muri training mu mahugurwa. Ubwo listing ni ukumenya ingo zizabazwa zikazabana n'ibyiciro muri uwo mudugudu. Iyi ingo zose zirangiye wakururira amakuru, iyo bakubajije ngo hari urundi rugufatira amakuru, iyo wakoze haza agataburo kabereye aho kuko ingo zose ziri mu uwo mudugudu zarangiye. Nubibona batubaza mudugudu ngo hari izindi ngo mufite zituye muri uwo mudugudu zitagiramo ibyiciro by'ubudehe kandi zihatuye. Izo ngo rero mudugudu zaba zifite izo twise umugereka mu mahugurwa, nizo tuzongeraho. Nituzongeraho uzajya wandikamo izina ry'umukuru w'umuryango gusa, n'umwandikamo ukore next. Nukora kuri next kugira ngo uru rugo rutuye muri yesibo, ukore mu isibo atuyemo na warangire ajya hahandi hari kese zarangiye warangirije wavuze ko zituye muri mudugudu zitanahatuye, nawe yivange hamwe n'abandi. Byumvikana ko abaturage bose batuye mu mudugudu batafite ibyiciro by'ubudehe uzabashyiriramo aho ngaho.